mbitekereje akanya kanini ndavuga nti reka mbisangiza abanyarwanda. Airtel yasohoye paka bita ikokinge ku giceri cyawe kimwe cy'ijana urahabwa iminota 100 yo guhamagara, noneho ku mafaranga yawe 200 baraguha iminota 350 yo guhamagara, noneho ku mafaranga yawe 500 inoti imwe urahabwa iminota 1000 yo guhamagara. Izo paka zose zerekezwa na SMS umurundo wawe urakanda paka intoki zihiye. My friend, ikindi cyanyuma noneho wari uzi ko izo paka zose zamagaye imirongo yose yo mu Rwanda? Nta kindi rero, reka twikokinge. Kanda akanyenyeri 255 akanyenyeri 1 akadirishya. Bro, twikokinge. Ladies and gentlemen, let's coaching. Ikokinge na Airtel. Step into a world of fashion with Jiva Collections, your home of quality style. Jiva Collection. Twigira ku ruganda tugakoresha. Samsung Truephone True Solution. Waruzi neza yuko ugura telefone imwe ya iPhone bakakongeza indi ya A05 ya Samsung. Ahanga ni ibintu byiza ku bindi. Duherereye hero ni mu mujyi muri Star kuri ground floor ahantu harebana no kwa Rubangura. Ugura telefone imwe tukongeza indi. Izi nimero za telefone nizigomba guhamagara igihe cyose. Ese warubizi ko dufite izindi promotion turimo turababwira ni nyinshi cyane. Ibyo tubafitiye nakarusho. Samsung Truephone True Solution. Nikosi, wewe washimye gushyitsi neza burundu wanze gukira. Niwe ndi kubaza wanze gukira. Ubundi ndubitsemo ibiki? Ubanza atari n'umwana harimo nka zahabu cyangwa yandi madiyama. Uzi yuko ingiye ari facture ya company uriho. Wararyamye, waragagaye, washimye iki muri ibi bitabo? Washimye umwuka, muri make akorati urangerageza ndaguhaza. Sisi wansunikira. Yewe wanze. Nese ubu kwikubita hasi urumva ari ibintu byatari. Uko wagiye umenya ko ari ukubera ntwite. Kamera ariko niba utwite igiki? Kumana ubanza uyu mwana azafungura amarembo ajya mu ijuru. Uraho wagagaye, wabaye nk'umuntu wapfuye cyangwa wacitse amaguru, nta kintu kimwe ushaka gukora, uraho uragaramye tushimye kugaburirwa kwitabwaho kugira uti. Dore naye na amafaranga. Ibintu byose biri hano na amafaranga ubu murapfusha ubusa. Hako ubundi. Ese mbano nakize. Nakize urwaye ikise. Uzwonge kwinda yari igiye kuvamo. Yari igiye kuvamo ikavamo n'ubundi wanze kumubyara. Nese uyu mwana mutisa neza ngara. Ni nka 10 na. Ntushaka kumubyara, ntushaka kumurekura, kuramo ibyo ukora ubundi akakantu bitsemo ibiki. Ese wagiye ureka. Ati ndakurambiwe hano pe. Ndakurambiwe aya n'amafaranga yose urimo urapfusha. Icara umva so wagiye ugira umukura. Icazwa aho ngaho n'ibyo guhemba. Icara. Ati none se uranyishyura cyangwa kwishyura urongera gufungura uwo muntu nta mafaranga ubwongeye kubona. Ati urarambiranye hano. Mfite umwuka mu wamaze. Ndabona warashimye ibishyitsi sinzi ibyo urimo hano. Reka nkorohereze. Byaro uyu mwana cyangwa ukuremo birangira. Urumva usohoke muri ibi bitaro n'amafaranga ubu urimo urapfusha ubusa. Kaniza basi. Ubwo ryako ngaho warambiranye pe. Rekera. Ngabasi bwira abaganga. Baraje ndaje ahubwo njye kugushakira umuntu agusezerere kuko warambiranye hano. Nyine basi unsubije. Nta cyuba tuza ubuhumeka. Nta kintu wenda ko. Ndaje mu kanya. Wabwiye se basi umuganga kazi. Reka nzagufasha bwa nyuma. Wumvise ko njye nibereye gukira kandi ndi kwibonera amafaranga hano. Kaza mbwira muganga azagufasha niba. Gusa nyine wihangane ntabwo abana.
Sasa. Aizi kwapi? Na uri efese? Hepfo hese. Ariko banza yagiye mu kanya mu gitondo. Banza ndagubizi uko na dute kwa nini? Nuse nabimenya gute? Kukise. Nabimenya gute? Uramukoresha. Nawe n'umugore wawe. Sikia. So urazana ibintu bya santima mu kazi. Umuntu uramukoresha sa aragenda voyage hivi tu. Santima wowe naguzizana mu kazi. Nimba umubuze hepfo muhamagara umubwira ze nimba umushaka. Halafu nani ketchup? Ketchup kandi? Mata. Ndabona urafata ama decision ya hovyo tu. Kukirwa urafata umuntu uramwirukana. Urafata undi yaragiye na permission. None yari gukora iki hano? Akazi ka ketchup hano muri ruganda mwaka kabari nakaye. Sasa turafata ketchup. Turamutereka hariya. Nawe turagufata turagutereka hariya. Bakiriya barakurikirana. Barakurikirana ndetse abakiriya baza kugura ketchup. Baza bakurikiye umuntu. Baza bakurikiye ibyo ducuruza byeza kabenza amaboke Sikia ibyo gucuruza nabandi barabicuruza. Lakini barakurikira umuntu arafite kibero. Kibero senge ntacyo mfite. Kibero yawe irakomeye hivi. Lakini ya ketchup inafanya hivi. Ducuruza kibero boss. Tunachuruza nani kabenzi tunachuruza nani msokoro lakini mwenye aradeta wo msokoro ni nani? No se boss ngiye nago ndi manager hano. Akazi dukora simba nkareba none se ketchup yari gukora. Uko uri manager. Sikuki utabanza kumenya agaciro ka buri muntu. Kambwira agaciro ka ketchup. Ubusaga agaciro ka ketchup nukuzakirirwa nkomanya umutwe nawe. Nukuzakirirwa buri nkuru yose abonye ahimba ateranya ibindi. Nicyo yari yaje gukoramo hano. Namwirukanye nyine. Komanya mitwe nikisi. Akwirirwa duteranya nge nawe ngo ngaho sinzi icyo nakoze ngo sinzi uwo nahishe ngo sinzi uwo ubwo se ko niko kazi kamuzanye. Ubuse kuva ageze hano hiyongereye abakiriya bangahe boss. Sasa wowe wongeye ubangaye. Genda urebe ruguru. Genda urebe ruguru urebe ko ahubwo nabo bayize uri kumbaza batakabaye kuba bari hano bari guseriva abakiriya. None uri kumbaza eyes nkaho nakamukubaje. Eyes uri hejuru yiwe. Nawe uri hejuru ye umugore wawe. No, lakini imbere ya kungeraho arabanza arakira kuri wowe. Nagameraho kuko nje nta kintu mvuze kuri eyes. Ko nje nago ndyamana nawe. Wowe yare guhaye yagiye atakubwiye nje watahaye uri kumva yari namubaza iki? So ufite maneno ya gufuha kukise. Asindafuhishwa n'iki? Hano turi mu kazi byo gufuha niba ari byo ushaka ko tuvugaho tubivuge nyuma ya. Turi mu kazi urazana ibintu bya kunipa. None se njewe nimba uryamana n'umuntu akaba yasohotse hano atakubwiye ikintu ahantu agiye uri kumumbaza gute? Ahubwo nawe nagaruka ubwo ndaza kumwirukana. None se yagiye he? Mata. Urafuha. Ako se turi gufuha hano ano mbimenye se. Ngukundira iki se? Ndagukunda kuri boss wanjye unyishyura ndakuba. Ariko izo nkundo zose zindi uri kumbwira nje nazo nzi. Kukwirazana sasa urukundo hano hagati yake na. Nasuno urukundo ubu turi gukunda n'abantu bakunda. Urasema yarampa ikise. Yaraguhaye ibyasanzwe guha. None se ibyo urabihakana na hari hepfo se. Boss ariko nawe sometime urandenganya urambaza ketchup mukanya aizi abakobwa bangana. Wowe manager hano na sazi na pita hivi ugomba kuimanaginga. Simubwira aho bari se aizi yagiye sinza aho ari ketchup yagiye kuko nta murimo afite muri kano kabari. Genda mu kazi. Nakwambia tena chunga sana. Yarambaye. Tuka genda mu kazi. Kuki utampa sewo. Abuze rero reka nkubwire. Mutwe ntabwo yigira inama. Kandi ugene kikuje kufana kare. Bya ni ibintu byumvikana bishoboka. Ntabwo bijya kwiba gusenyera. Icyo kigusenyera ngo umuntu atarabyara kandi n'ubundi uwo muntu ntimura barakurikije amategeko kujya wabyaye kuma kwitiye logique kuko na. Ahubwo ngiye no mibi. None se poreka nkuze. Mushaka gutera umwana w'abandi nda utaramurongora. Habura mwana ngiye no mushaka z'ubwenge. Ariko buriya poreka nkubwiye wihina murenganya. Natwe twese ni ibyo twiberamo. Nazoya ngo tujye dusama amabada tutateganyije. Erega umwana ni ikintu gikomeye pore. Wowe uri kubyumva ko ari ibintu ngo umuntu yabita apfa gukora ngo kuko ngo ufite ngo ubushobozi bwo kuba wamureberera ariko ntabwo umwana ari ukaza. Mubaze.
maze uransubiza waba uzi isano iri hagati yanjye na Teta isano subiza icyo nyine isano yihise ntawe yabageze kuri twigeze dufata irembo mu rugo wabo nta mwarakoze parereka ngo aho ibihe bigeze n'abakoze mariage basigaye babiganiraho n'umugabo n'umugore bamaranye imyaka iyo bagiye kubyara babiganiraho none wowe urumva ngo yaboneje urubyaro ugaterura parafu ukayikuraho tubyihorere neza tubyihorere ubundi uruhinja rushaka iki cyangwa ugamira kumva umuntu ushaka kubona n'uruhinja imburagiye icyambere cy'umugore ntagiye nuwe n'ubundi miryango irabizi ariko umbwiye ko mwafashe udafata ibintu ngo muhereze agaciro no umbwiye ko bafashe irembo gusa kuki muhereze agaciro ibirori byose bibeho umva buretse gato mugere mu rugo ahubwo wagira ngo arashaka kumutera hanyuma agatabyihorera ubwe ntibuzaterwa amabuye kuki muhereze ibintu agaciro ni ukubera iki ushobora kuba wabana n'umuntu ukabana n'umuntu mu nzu uzi neza ko ushaka umwana nawe akubwira ngo tuzabona umwana Imana n'itanga urubyaro afite agapira yaboneje urubyaro imyaka 5 ntanakubwira ati jeri ngewe tuzabyara nako twasezeranye umbabarira narifungishije kuko atarimbwira ni kabako gatumera niwe wese ashaka kubwira nanjye nafashe igisamba ahubwo se ukora igisamba se ni gihe gisamba erega uramwana ntabwo uburyo umubwira ati ndagutegetse byara niyo se yabimubwira sawa ico nafashe ahubwo se umukobwa we aramuyobewe ndabizi ntabwo mbizi ubute sutanizi kandi wamujyanye kwa muganga ariko nahamagaye bene wabo baza kumutwara bamusigaraho rero sinzi wasanga sinzi aho bagiye njye nta kintu uburyo ushobora kurekura umuntu kujya akagenda ntumenye n'ahantu yagiye si sabi wabo hari uwamwibye akumana ariko niba ari iwabo twendwe dukorana nawe simbizi rero ngo mukurikirane kuko njye nta kintu mbezeho ese nakurikirana Peter ngakurikirana na Stefa kuguma mujya nkora iki hanyuma utahe ujye mu rugo hano hasigaye damu siko ibimba nkubwiye ubyumvise cyangwa ni ukubifatira mu kirere kandi reka nkubwire imikino uwo ushaka kuzadufungisha Pamela imikino urimo urashaka kuzadufungisha niko dushobora kuvuguramo icyambere nuko iriya foto yawe n'umuhagira mu mutwe gukurubana umuntu hasi nta uswaje nta mutima ugira ako reka nkubaze ko turo 50 pima urabona nakikorera umugore twite tuvugishije ukuri kw'Imana urabona hanyuma kumva donc wari ubonye umwanya wo kumwihimuraho uramukurura hasi nk'umuntu donc none se hari asamakaro uboshya ari muri sima cyangwa mu mago wewe kutajya waryama none se ubwo Peter arasigana nani nakubwiye ngo utamaraza kumurwaza genda kwanza ntukajye umwizera usira aho ubyumvise icyemezo nafashe nagifasha ariko utakuzi ndamaze ariko uramaze ko utanzi wewe yarutakuzi wowe wewe arutakuzi wowe wamenereye wewe arutakuzi wowe ndajya nawe nakwe toka none nunza kwiza arutakuzi byagenze bite arutakuzi wowe aho yira muvuje mu mwanya wanje navuga n'ibintu bizima bifatitse ngo impinja ngo nisi iki pore byagenze bite ngo yarakajwe ngo nuko ngo Teta ngo yanze gusama ngo imburagiye ngo atarabana ngo ntatwita ngo yarifungishije ibyo turaho ngaho gudukora ubusa ne wamenyereye kwica tukumva ibintu binica nisa kigurya nise gusa cyangwa mbese ngo kugira ngo dica iva kuvuga gusa ibintu bidashinga icyambere cyo umuntu y'abana bikurikiza amategeko ikintu ruso yakize kandi umukobwa n'ubu ntabwo agiye n'uwe je nyine uyu mwana ataratwita ko yaragiye kwifungisha mbere igihe ikibazo ni iki warifungishije none se kujya umwana kujya atifungishije kujya atifungishije warifungishije none usobora wabana nwite ese pore ubundi kibazo ikindi urashaka umwana uriya waramushaka aramushaka nyine kandi nakoraga amanywa n'ijoro nakoraga amanywa gusa ibyo aramushaka se yari mwararyamanye se kwifungisha rero yigiye na Joe akakagena Joe mu bidashinga mwararyamanye se nazo kucyisuteka ko mwana muze rimaze iki byo muri hamwe
ikibazo ufite ni iki? Ni uko teta yifungishije cyangwa wenda nuko utagiye kubyarana na teta? Ni uko yifungije kandi nkaba nashatse umwana imyaka n'imyaniko naramubuze. Nirirwa ncukura amanywa na nijoro nkaba narabuze urubyaro. Ngwino nkwereke ibyo mwambwiye. Ngwino ariko nkwereke ibyo wambwiye gucanga nkwereke. Mahoro. Niba no muri uru rugo ngewe bya ibintu bijyana biba mu itura abanyina babifasha bagira bate bijya ko ibintu by'ibigoryi byo bihuriye. Naze mitugo ya nyina ni nyine abarakirize baje. Burabo kizistrese z'impinga kiba gishaka uruhinja rugira rute ibintu bidafite epfo na ruguru. Pararano gusa njye nta nubwo ndisikari nakora. Ariko se koko reka nawe tugaruka kubyawe. Igisi twagiye dupanga nubwo ntamenye uko bihinduye. Ushaka kujya mu mpangire ngo kandi warenze amafaranga y'ikinini kandi nkarimvuye ko wifungishije ayo mafaranga bagarayiki uragiye utari guteka mitwe abantu bo muri akorera n'ubwo wazo useka pori nta ubwenge bwawe buracurana ubuse ibyo nibibazo uri kumbaza kandi wivugiye ubwawe ngo arifungishije niba arifungishije nose amafaranga nyakaga yo kurenza ijuru y'iminini nayi nigeze ndyamana nawe ariko ariko kumva ko ndyaga biri muri iyo nzira ariko urabizi ko ngiye kuko nati ibintu bitarimo amafaranga nagombaga kongeraho nyine ko nati nawe uri umuteka mitwe kandi mu abifata uko byumva mu bamujyana ariko mutere muno munamado ko mwiboneye gutyo bira rega nkumva nkubonye ubu mbonye nini hajya ngomba kumumira kumira ibinini ngo ni bine ngo kimwe cy'ibihumbi 332 by'ibiri icyambere cyo mu mugabo y'ubwenge nta binini bine wanira ubimirira icyarimwe ikindi baga yarengeje hejuru nati nawe nuramenya nuko nkwemera ko ntabwo isi nuramenya shijya nagomba kurenzaho nyine amafaranga yiyongere hari uwanga ijana murinde se ntukajya ukabya nawe umere ntabwo nashaka kubaza kuki buri gihe uhura ni akantu k'inzara nyinshi kandi no mu bwoga mukafa uri kubona nsa nk'inzara iyo mbonye ubona nsa nk'inzara ariko iyo wikarana umenye ubwana n'ugenda urimi hasi ndushyire hasi se kubera ugaruye ya mapeti yawe ngo y'ubwa diaspora niba ari ubu diaspora ateka nigenda umva mfite utangiye sinjya kugenda nawe ubundi note nta kintu umuntu yambwira utangiye tutangiye gutanga amagambo ariko kumva nkubona amafaranga y'ibinini 50 ntabwo ngo shaka ngo igibi n'ibyiri bibaho umva nkubonye kandi ko natuma nkuje bijisho umva amafaranga aravuga we worakira n'amafaranga y'umwana w'Imana ako rero iki gihungu nacyo ni ikiwere we burya arakininisha amafaranga guza umwana w'Imana ngiye ari kuyanzanamo kuko natindi bamwe uyu munsi baraye neza urumva wishimye mu mutima wawe ko mushiki wawe yaraye hano ubu nanjye cyakora nabyo ibindi bintu ntabwo ibintu byo kuvugwa ngo ugende ubwira abantu muri quartier abantu bose bazabimenye ko bamenya sigabana na mushiki wangaha ari undi ugenda uvuga muri quartier bamwe nyine nawe bishaka gucika kugira ngo ndi mugore muri quartier ati ko tubonaga ko akinje yakinzobe nakandi uwuhe ngewe wari wambona nari n'umugore n'umwe muri quartier ko nazi nuko bitwa ego urabona ko nkora kwa karere ariko mana ngewe twajyaga kwa Shabanzi tubyihorera mbamye ngewe wenda nubwo uriya mukobwa yinjiye hano nabishaka ariko wenda ukuntu nabonye ninjoro ari wishimye washyuhagujwe navuze ati reka ndeke inshuti yanjye yishimye ariko manze nkubaze mushiki wanjye ari mwiza ni mwiza pe ntose ikibazo ufite ni mwiza niyo babona ko hano buri kiza kirero kirimo nagazigira gutesha umutwe n'umunsi numwe n'umubwira ngo ntavuge ntagazavuga nuvuga ngo yicare nk'agapozombo azaba nk'agapozombo none nzamukoresha umva rero nkubwira nk'agakingirizo reka nkubwire ikintu kimwe ntashaka ntakunda kimbangamira ku buryo ubu ngubu numva natangiye kuba nk'umuntu urwaye ariko indwara afite ndahize sinakirwa njya kwa muganga bame ntabwo nkunda kuba mu rugo rurimo abagore benshi wari umugabo se wari umugabo ntabwo ndi umugabo ariko nta nubwo rwose nkunda urugo rurimo abagore benshi barancisha mba numva nazi ukuntu umeze muri njyewe mba numva nta mahoro mfite no kwanga ko uriya mukobwa azahana akahaba si ikindi yego ari uko ari kubera ukuntu asa nk'umugabo dutunze muri uru rugo ukuntu ameze ariko ikintu gikomeye cyane
ni ukwanga akavuyo k'abagore benshi mu rugo. Nanjye ntabwo nkakunda buriya ko nanjye mburumbye ngo mesi kariso unyiguza kari agasume nekera kareti undi mu gihe nk'ibyo ngibyo amasane yogeje ko arimo aratuma y'urusazi biranje ngo cyuhiriza amazi yo koga. Keza kiyo hanga none Keza bagarema hano nabona Keza gamya ngo ngende njye mu cyumba murebe ngo nsasira bamenye zo kumfura tora dukariso we na bisho wowe nawe uri aho ngaho wowe ukundira ibyo guteka gusa uteka ibi ngibi untekera umugabo ukore usore nawe ngwino ngutume hano Bamereka ngwire ngiye ntabwo nkunda kugorana buriya nanagufasha pe wamfashije nanjye nagufasha. Bame wambwiye ko ufite ikintu cya danje cyatuma sore yasohoka muri uru rugo sibyo? Wese izi ko ashumye toilette nako telefone yanjye muri toilette yumvaga afite ikintu yakoze cyahatare. Buriya niko babitekereza ariko nshaka ko njye nawe tumwishyura. Buriya ngo umugabo ngo ntago agomba kuba afite akaboro kamwe agomba guteganya kandi kaboro kaka kabiri. Niba ngo nimba ufite copy y'ikintu original copy basi yagize utumwe na pirate yayo. Ubwo umuntu ashobora ngo njye nanga nshaka ibi ngibi ndashaka pirate kamukubita pirate ko ari yakoze iki ashaka cyangwa akaba adashaka aho kurere akamuhanwari bura. Rero ikintu mubwiye ni ikintu kimwe kiriho buriya ngiye nakubwiye ko mfite copy ya video nabeshya Rahira nose bame wamba bari tukayikoresha ngiye uriya mushiki wawe natangiye kumwiyumvamo sibyo? Urana kuriye umuntu yanaza hano tukamutubura kunga twese turavukana papa yaradutaye dufashe turi imfubyi sinza mbwira ko mushiki wanjye bakabyemera. Rero wowe mbabarira uzana ayo mashusho tuyereke Kanimba ndabiza aracumba yurukane sore dusigare hano twenyine. Hase ko sore ariwe muntu wemeye ko uri umukobwa mushiki wanjye za hano wowe wari wabyanze ubu ngendere ku kigituma twirukana sore we tukagusigaza. Ngiye kankubwira uko byagenda kose ibyo twahuriramo byose bibi bame mura nibuka ko ari watumye mbandi hano nta kibazo ngiye ngomba kubikubaho. Oya ibyo ngibyo kuva nejo warabimbwiraga ngo uri muri anyubaha nabyumvisha byo kubaha rwose yagenda nsangwe menyereye ariko mabusha ubundi ko ibintu bikubangamiye wakahukanye. Twagiye nguri masenge nabukanye ndi nkayo nyera kugira amayo kwahukana bintu birakujagaritse ukazaga ko urugo rwaratuje. Ntago ushaka kuzana ayo mashusho ngo tuyereke Kanimba sore soke muri uru rugo. Ese bame wakwemera buna nubwiye gwino hano niba udashaka kubikora kuri icyo kugira ngo we na sister wawe mugume hano muhabe imyaka mushaka ndakurengerezaho n'amafaranga sibyo? Uzana amavideo angahe ushaka ngahe? 200. Ariko disi ndaguha 300. Ndaguha 300 ubanze uzane ayo mashusho nyarebe ndeye ko ari neza ko kwikinisha. Oya oya ni uko ubumbwiye udufaranga tw'abana utwo dufaranga ntidushye rwose kandi ikintu ugiye kunkorera kirakomeye. Ariko ngiye ikintu kimwe nagusabye mu buzima bwanjye rwose mabuje ko twatangiranye ndimo ndagutereta ndimo ndakora ABCD urashaka twikana mabuje wundi ndeka nkwereka ikintu kimwe mbabarangiye ugenda ujye mu cyumba wifata ka video wambaye ubusa urumva ukamembe nkabitse nk'ikintu kibanga nanjye niba mukutangiye kuzana imikino yo kubangura ngo nshaka ko twumvikana nzakajugunya hanze. Yego sawa di ndumva ufite ubwenge akubame ubu ngubu ari ukugira ngo njye kwirushya nifate video nigire gute nkuhereze no kuba waza we video kanyifatira sibyo birenze. Video yanjye nambaye ubusa nshobora kuvuga ko nanjye kwihakana imbikayobera kuri wowe wandega he niba nsanzwe nzimwoherereza ako byiburi yifashe nawe urimo gutya ibyo byaba birenze ugenda witekereze sibyo? Ngene nje kuzana video nye koherereza hari ukumereza video. Video yoroshye ni video ya yura mugabo ari hano muri rugo nyine ngenda ari munsi y'igitanda yambaye ubusa ariko none ngenda nakomeje kwenda mbifata mbigira ibanga rikomeye ariko ndimo ndumva mu kurushaho kumbabaza nsohora akabati kanje kuko numva ko nta bintu byo kubika nta serire kagira bame nagushaka ibintu byinshi mbabarira sibyo? Rero mabusha wanjye kuri ko ngukunda nta bintu byinshi cyane umaye 100 muri turwasa urunyemereye muremo n'agatike kagenda kajya kuzana n'izo video
Pilipili yarimutse asiga atuye ahantu kure kandi ni umuhungu wabanaga na Pilipili umbikiye video imaga screenshot k'izo video nanjye nyagura njye nta kibazo kirimo nyine reka ngurukireyo ushaka ukuntu niba utanyize mereza screenshot njye ndakwizeye ndakuvuga ko nijye ntajya nkwizeye genda ukazana bame nta kintu ari bugukorera kwikwana sore mu bushicyo nyagaguma ahangaha yego ndanakumasa ndagukorera ibyo byose bishoboka hari umugore wari wakumasa umugore utari n'uwawe noneho uri umugore w'abandi araryoha Jackie umva se byose numva bivugwa none bimeze biteze uyu munsi rero ntabwo uri bikomeze kuba ibintu bivugwa ndakumvishwa n'umugore wundi umugabo se wabandi wese abameze ati ewe ni ibikatsi nta mugabo w'abandi uryoha pe none bwira vuba se cyamaguje mamumva kimeze nk'igipiza noneho cyo umuntu yayishunaho boro biba byimeze nk'amavuta y'inka bita bikajya bikujya ahangaha Asone pare mu by'ukuri wabajwe neza Mubabajwe n'iki? Nose ntabwo wanteye inda Unyumbwe mubabajwe n'iki? hanyuma se ntabwo wanteye inda kuba yakwifungisha bigutwaye iki nta mwana uri kwitegura ko wowe ukurya ngo umuntu akubeshya imyaka yose uyu mwana n'umuntu akubeshya imyaka yose ngo turacyategereje ngo mbana nitanga urubyaro ncukura amanywa n'ijoro ncukura nose wagira ngo abigenze gute abigenze gute hanyuma rero solution reka nkubaza ariko ubundi tujye kuvuga mu hanyuma hari ubukwe mwakoze njye nawe twarabakoze se harya ngiye nuko byabayeho kandi ngiye rega ndanagukunda we hanyuma kuki bitabayeho se waranyanga ibyo tubishyire ku ruhande we kuki utabikoze se ubundi we kuki utabikoze subiza icyo kintu none mbore kumeza kumbaza kuki wowe utabikoze ngo uboneze urubyaro ntabwo ngiye bishyigikira ntabwo mbyemera kubera iki nyine nuko ngiye ntabyemera nyine kuki utabyemera hanyuma ukamushyigikira kuki atageza ko yaboneza urwo rubyaro se akazarubura burundu ubundi uboneza ibyo utaragira nose ukiyakura ari umwana atabizi hare we harya ngo nako mwese muri bamwe hanyuma se kutamugira iyo nama ese undi ufite ikihe kibazo umwana niba ari umwana ushaka ndatwite ufite ikihe kibazo ikibazo cyanjye urakizi cyuko nabanye n'umuntu tukabana igihe kirekire ambeshye nta kindi kibazo kindi mfite ibindi byose byarangiye ariko icyo kintu cyo gushaka umushanya kangira ikikorye yego ye nuko marayika we wowe utamubeshya ariko mana we harya ibinda ntwite niyande niya Timo wagowe ariko ye hanyuma se nanjye nifatanye ndambwire teta ko ntwite